TV muraho, nizere ko mumeze neza. Hari hashize igihe tutabonana kuko kubera ko kuri jewe iyo hashize umunsi umwe mba numva ari nk'umwaka ushize. Ariko twongeye twagarutse, akaba ari Clementine Irakarama ubasuhuza kandi ubakunda nk'ibisanzwe. Nkuko mpora mbibabwira rero, buri gihe ndababwira ngo mu Rubohero TV tuzajya tubagezaho ibintu byinshi kandi byiza. Noneho uyu munsi nagahebuzo. Gusa mwegere iyi video muyirebe neza kandi mwitonze kugira ngo hatagira ikintu kibacika, kuko uyu munsi haravamo ibintu bikomeye, ibintu by'umumaro. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa udasanzwe. Uyu munsi noneho ntabwo ari kuri telefone, ahubwo uyu munsi arahari, ari muri studio zacu. Mukurikire rero, tugiye kumuha umwanya abanze adushyire imbere y'Imana kandi abibwire ubundi abagezeho ibyiza yabateganyirije uyu munsi. Murakoze cyane, ni karibu, mureke dukurikire umushyitsi wacu. Ni karibu, mwibwire abadukurikiye, ariko mbere ya byose mubanze mudushyire imbere y'Imana. Murakoze cyane. Bana data wa twese turagushimiye, uri Imana izi icyo gukora ku buzima bwacu. Tunejejwe nuko uri Imana yabanye natwe, waraturinze abantu badahari. Hari abagira ababarinda nijoro ariko impfu zikabatungura bagapfa. Twebwe turinzwe nawe, uri umugabo ukomeye twisunze, kandi kuko ikomezaho byo birakomeye, ni n'ibigiciro cyinshi ku muntu wakumenye. Uyu mwanya turasenze ngo ubane natwe. Tugushimiye ko aka kanya keza turi kuri izi mikoro, mwami, ku Rubohero TV turanezerewe kuko ari wowe ubikoze kandi ubigenza uko ubishaka. Turasenze ngo rero ubugingo bwacu bwezwe nawe, butunganywe nawe. Dusengeye Uwiteka Imana Nyiringabo, ikiganiro kigiye kubaho, umwuka w'Imana naze abane natwe. Dusabye ineza y'Imana ngo ize ibe muri twebwe. Aleluya. Kandi Imana ishimwe, nuze wiyerekane uyu mwanya, hagaragare icyubahiro cyawe, cy'umwana w'umuntu kibure. Umuntu wese wumva iki kiganiro asubizwamo imbaraga, kandi umwuka wera w'Imana aganze hagati y'umuntu wese, ndetse mwami umuntu wese uri bubyumve agira hava naho ajya. Kandi umwuka wera w'Imana turamutumiye ngo azabane natwe. Urakoze kuko ubyumvise Kristo, kandi urakoze ko ufasha umuntu wese uri bubyumve, natwe dufasha kugeza dusoje. Turagushimiye kuko ubikoze, tubyatse Imana mu izina rya Yesu, amen. Aleluya. Imana ishimwe rero kuko iduhaye umwanya mwiza wo kumva cyangwa se wo kuvugana. Turi mu Rubohero TV. Amazina yanjye nitwa Mushimiyimana Berize, nsengera muri ADPR. Iwacu ni mu Miyove muri Gicumbi. Itorero nsengeraho ni Rumuri, Paruwasi ni Rusasa. Ndirimba muri korali ya mbere yitwa Abategereje Umwami. Ndi dirijante wayo, ndi umukobwa. Imana ishimwe rero ko tugiye kuganira, kandi ntekereza ko Imana iri kumwe natwe. Imana iri buze kudufasha, Imana iri buze kutwitaho, kandi ntekereza ko ibintu byose dukora Imana ibirimo, aba ari ibintu bikomeye cyane. Rero mugiye kuganira n'umuntu wahumye afite amezi 7. Niko byagenze, ariko shima Imana ijya ibana nanjye, kandi shimye Imana ijya inyitaho mu buzima bwose bwa buri munsi. Iyo nekereje ubuzima mbayemo, nkatekereza ukuntu Imana ibana nanjye, numva ndushijeho gufashwa. Havuga ngo Imana nta kintu Imana ikora ibona ko kidafite impamvu. Iyo Imana igiye gushora umushinga ibiteganyamo inyungu, kuko Imana itaza guteganya inyungu muri uku guhuma kwanjye mba narapfuye uwo munsi. Ariko shimye Imana data wa twese imbeshejeho, kandi shimye Imana ikora ibikomeye ku buzima bwanjye. Rero nari mfite amezi 7 mvutse, umwana aranterura ari gutera hejuru, ndamucika nkubita umutwe kuri sima, ibintu bigenda gutyo. Ariko shimye Imana yo mu ijuru. Ikintu cya mbere nyashimira Imana nuko yamenye abantu batari kumenya.
ikintu ushimira imana, iyo imana imenya umuntu ntabwo ibanza kumenya ngo mbese uyu muntu avuka mu muryango umeze uti, cyangwa se ngo ishingire ku mashuri yaba afite, cyangwa se ngo ishingire ukuntu yaba afite igihagararo. Imana, Petero yaravuze ngo menye neza ko imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose, aleluya, uyubaha agakora ibyo gukiranuka imana iramwemera. Imana yize gutoranya umuntu ishingiye ku buzima abayemo, nari buburemo, ntabwo nari buzemo, cyangwa se ngo mpamagadwe. Imana yize gutoranya umuntu ishingiye ku butunzi afite, ntabwo byari gukunda ko mbonekaho, ariko nshimye data wa twese wangiriye icyizere akangabira umurimo we. Nakuriye muri ubwo buzima rero, ambana n'Imana mu buryo butangaje, mu buryo bukomeye. Nshimye Imana yandinze sinapfa icyo gihe, Imana irandira ndakura. Mama yajyaga ndera bakamubwira ngo uyu mwana uzamujugunye kuko nta kintu azigera akumarira, nta n'ikintu azakugezaho. Ariko nshimye Imana igihesha umuntu agaciro abantu batabona ko akwiriye. Imana ishimwe. Mama yarandeze ndakura, nawe Imana imuha umugisha kuko yandeze. Iyo aza kumvira amajwi y'abantu yari bunjugunye koko pe, akanjugunya bikarangira, ariko ndafashijwe. Imana ishimwe ko nabayeho nkakura, nkakurira mu buzima bugoye ariko nkabaho. Njya nibuka ubundi ngewe natangiye gusenga muri 2006, nsengera mu baporoso cyangwa mu bangirikani, ariko nabonye Imana mbere yuko njya gusenga. Nabwo nagiye mbona Imana, nahoraga nsenga isengesho rivuga, kuko ntabwo nasengaga isengesho rivuga ngo Mana kuki wandemye gutya, wabonaga ibi bintu ari njye bikwiye kubaho, ese wabonaga ari njye ukwiriye kuba gutya, uyu mutwaro wabonaga ari njye ukwiye kuwikorera. Ni gutyo nahoraga nsenga Imana. Ariko ndangije, Imana ituma umuntu mu rugo, ituma umuntu iramubwira ngo Imana irambwira ngo ujya gusenga nzaguhumura. Ndamubaza none se Imana yaje muravugana koko? Arambwira ngo Imana yaje mvugiramo, irambwira ngo izaguhumura. Ariko Imana ishimwe, ndangije njya gusenga. Ndabyibuka icyo gihe nta myenda nagiraga, najyanyeyo natiye. Njya gusenga, mvuyeyo umuhanuzi arambwira ngo Imana yambwiye ngo ikintu cya mbere yabanje gukora yaguhumuye umutima. Imana igihumura umutima w'umuntu, uku ni ukuri sinari mbizi, ariko Imana igihumura umutima w'umuntu, umutima ukareba, ukitegereza, ukamenya ngo mbese ikintu kiri imbere ni igiki, ukamenya ngo igihe ugezemo ni iki. Mbere najya gusenga nirwaga mbona imbere yanjye ari umwijima gusa, sinajyaga mbona umucyo imbere yanjye. Ariko nkimara kujya gusenga nabonye Imana data wa twese, ibyo Imana ivuga irabikora. Nasengeye murangirikani rero imyaka 4, nagiye muri ADEPR 2010, ariko nageze muri ADEPR mbona Imana by'akarusho. Nabonye Imana ngezeyo, Imana yarambwiye ngo nzagukoresha ibikomeye kandi nzagukoresha iby'ubutwari. Ibyo ngibyo simishidikanyaho kuko Imana yabanye nanjye. Ikintu ushimira Imana gikomeye kibaho, kuba Imana yaravuze ngo nguhumuye umutima. Nshimiye Imana yanyigishije kwandika ntarize, nta shuri nakandagiyemo, nta nawe nabikopeye wenda ngo ndengurira kwandika inyuguti iyi n'iyi reka nyikopere. Sinayo ubikopere kuko ntabwo nari kumenya ngo umuntu utabona ntabwo yabasha gukopera ibyo mu isi bigaragarira amaso y'abantu. Ariko Imana ishimwe, nari ndi mu masengesho y'iminsi 3, ijoro rimwe ku munsi wa kabiri hari muri 2013, Imana irangije iraza irambwira ngo umva Berize, ngiye kugukorera surprise. Ariko ndibaza ngo ne surprise sinari ngo bisobanura iki. Imana irambwira ngo ngiye kugutungura, mwigishe kwandika. Abantu bazamenya ko ndi Imana ijya yigisha abatareba, bakamenya kwandika bigakunda. Imana ishimwe. Imana irangije, nabonaga mfite telefone icyo gihe ariko ntayo nari mfite. Ndi muri iryo yerekwa mbona mfite telefone. Ikintu Imana yabanje kunyigisha ni amatushe ya telefone. Imana ikaza ikambwira ngo itushi ryo mo hagati ritangira umanuka kuri telefone, irambwira ngo ni 0. Ikambwira ngo nutambika iburyo
uraba ugeze ku rwego. Nugaruka hano ibumoso ni akanyenyeri, njyewe by'ubunyenyeri sinari kubimenya. Irangiza irambwira ngo numara ku kanyenyeri uragera kuri 7, nutambikamo hagati uragera ku 8. Imana inyigisha amatushi uko akurikiranye. Irangiza irambwira ngo ngiye kwigisha kwandika, mbona tugeze ahantu irambwira ngo tugiye kwandika SMS. Noneho Imana ikambwira ngo kwandika SMS urakandamo hagati uzamuke rimwe, noneho wemezemo hagati 2. Byaterwa na telefone ukuntu ibimeze, yera nabonaga ari Tekino. Imana irambwira ngo urongera umanuke rimwe ukande ku rwego inshuro 3. Twahereye ku gihekane nca inshyimbo, incyomotsi gutyo. Imana irambwira ngo iyo uri kwandika igihekane nca wandikana na sa na ha na ya. Ni birebire ntabwo ntiwapfa kubyiyumvisha. Imana irangiza irambwira ngo nuba uri kwandikana urakanda kuri 6 inshuro 2. Irambwira ngo nujya kwandika sa urakanda kuri 7 inshuro 4. Irambwira ngo nujya kwandika ha urakanda kuri 4 inshuro 2. Niwandika ya urakanda ku 9 inshuro 3. Imana inyigisha ibihekane byose dusoreza ku gihekane nda kigizwe na 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 da. Imana ishimwe ijya imenya kwigisha umuntu. Imana imaze kubinyigisha ibyo ngibyo, irangiza irambwira ngo ngiye kugutandukanyiriza amabara y'imyenda. Irangije ikagenda n'ibara imbere ikambwira ngo uyu ni umutuku, uyu ni umuhondo, iki ni icyatsi, uyu ni umweru, ubu ni ubururu, iyi ni shokora, iki ni ikigina. Sinari bubimenye, ariko nshimye Imana yamumuye umutima mbere yuko imumura amaso. Ubundi njyewe iyo nizera Imana nyizerera mu bintu Imana yakoze. Sinzakora ikosa byo kurebera Imana mu byiza akora, gendebera Imana mu byo yakoze. Rero ni gutyo bimeze. Ibintu Imana yankoreye ni byinshi. Shimye Imana iyo ndi mu rugo nateka bigakunda, nkamenya ngo nakaranga gute, amavuta yahiye, nkamenya ngo nakoropa amazi nyamaremo humuke, nkamenya ngo nakubura mu mbuga ndahasiga, nkamenya ngo ndamesa umwenda uke nta kizinga gisigayemo. Shimye Imana yamumuye umutima. Haleluya. Imana ishimwe yamumuye umutima ikawuhumura, kuko ibi bintu Imana inkoresha n'umuntu abitekereje yakumva ko bitabaho. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo ibi bintu bibaho. Gusenga kujya guhindura ibintu, gusenga kujya guhindura ibintu, uku ni ukuri kw'Imana. Ibi bintu nabibonye, nayimaze kumenya ko Yesu yageze ahantu uko ibintu abisanze ntabwo ariko abisiga. Hari akantu asiga ahinduye, hari akantu asiga ahinduye akavuga ngo kubera ko ngeze aha reka mbasige ikimenyetso cyerekana ko mpageze. Ndafashijwe n'ukuri. Hari akantu Yesu ahasiga akavuga ngo kubera ko ngeze aha reka mpindure ibi bintu bizamenyekane ko ntakandagiye. Ubundi yo mpamvu Yesu atugeraho akatwambika andi masura. Mbere tutarakizwa twari dufite amasura mabi, ibintu bibi, ariko Imana ishimwe ko ide yambika abantu ikabambika pe ikabagira abasirimu kubera ko bayimenye. Nagiye gufashwa. Imana igira umuntu umusirimu ikamukura mu cyaro, yarangiza ikamutandukanya n'abantu babana cyangwa se baturanye, ikamusiga ubundi bwiza, bakibaza ngo ariko se ubundi uriya ni wa wundi. Ariko numvise fasizwe. Hari ikintu Imana igikora kikemeza abantu ko Imana yakugezeho. Ariko nawe wumva ikiganiro, mwifurize ko Imana igutungura muri uyu mwaka. Mwifurize ko Imana igutungura igakora ikintu gishya cyemeza abantu ko wasenze. Imana ikora ikintu gishya cyemeza abantu ko wasenze. Imana ishimwe. Nabibwiye mu buryo buhagize rero. Ikindi nibagiye kukibabwira, ndi umuhanzi mu indirimbo, mu indirimbo z'Imana. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana rero numvise nshaka kubaririmbira indirimbo nakoze muri iyi minsi ikubiyemo ishimwe. Nshaka kubaririmba indirimbo y'ishimwe nakoze muri iyi minsi, numva ndi gufashwa, numva nshaka kubana n'Imana, numva nekereje ku bintu Imana yankoreye, numva nekereje ku buzima nabayemo, numva nekereje ku ahantu Imana ibayigejeje ikora. Nkora iyo ndirimbo yitwa ishimwe. Kanyibaririmbire gatoya, ninarangiza kuyiririmba turumva n'ijambo ry'Imana, ubundi Imana ibaha umugisha.
akira indirimbo imvuye ku mutima, ikubera umubavu mwiza uguhumurira neza. Nta kindi nabona nakwitura Yesu, no mu byo ntunze byose kugira ngo mushimire. Akira indirimbo mwami we imvuye ku mutima, ikubera umubavu mwiza uguhumurira neza. Nta kindi nabona nakwitura Yesu, no mu byo ntunze byose kugira ngo ngushimire. Ishimwe ni ryawe wowe utuye ahera, imirimo y'amaboko yawe n'ukuri irakomeye mwami we. Ishimwe ni ryawe wowe utuye ahera, imirimo y'amaboko yawe n'ukuri irakomeye. Nyemerera ngushime kuko ntumeze nk'abantu, icyo wagambiriye gukora n'ukuri uragikora. Urinda ijambo ryawe Mana ibihe n'ibihe, ukarinda n'uwo waribwiye kugeza risohoye. Mana we nyemerera ngushime kuko ntumeze nk'abantu, oya icyo wagambiriye gukora n'ukuri Mana uragikora. Urinda ijambo ryawe Mana ibihe n'ibihe, ukarinda n'uwo waribwiye kugeza risohoye. Ishimwe ni ryawe wowe utuye ahera, imirimo y'amaboko yawe n'ukuri irakomeye. Ishimwe ni ryawe wowe utuye ahera mwami ahera, imirimo y'amaboko yawe n'ukuri irakomeye. Ishimwe ni ryawe wowe utuye ahera Mana, imirimo y'amaboko yawe n'ukuri irakomeye. Imana ishimwe kuko Imana ikora imirimo ikomeye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko intego y'ijambo tugiye gusoma iravuga ngo kugira urwibutso ku Mana. Kugira urwibutso ku Mana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 9, turahera ku murongo wa 35 turageza ku murongo wa 41. Turasaba Clementine Rakarama adusomere iryo jambo. Murakoze cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa, ni ibice 9, duhere ku murongo wa 35 turageza ku murongo wa 41. Dusome mu izina rya Yesu. Abatuye i Luda n'i Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka.
uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero arabaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita, haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Amen. Dusomye izi nkuru z'umugore witwaga Tabita, bisobanura ngo ni Doroka, kandi ngo yari atuye ahantu i Yopa. Uyu Doroka yakoreye Imana akiri muzima, akora imirimo myiza, ndetse ngo agerageza uburyo afasha abantu akabadodera imyenda, ndetse buriya wenda birashoboka yuko yakoze n'indi myinshi Bibiliya itagaragaza, ariko ntabwo umuntu yaha abantu imyenda ngo abime ibyo kurya, ntabwo bishoboka. Uyu nguyu Doroka yakoreye Imana mu gihe gikwiriye, ariko ngo igihe kiza kugera Doroka ararwara ndetse aranapfa. Doroka ngo ararwara arapfa, ariko ngo amaze gupfa baramujyana bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Icyumba cyo hejuru hari ikintu kivuze, kuko nibuka umugore w'umushunemukazi ngo ajya kubakira Elisa inzu yo gucumbikamo, kujya acumbikamo, ngo yayubatse hejuru y'iyo babagamo. Icyumba cyo hejuru gifite icyo kivuze. Noneho ngo Doroka niho bamujyanye, baramuhagira, bamuryamisha mu cyumba cyo hejuru, baramujyana. Ariko ngo nuko barangije batumaho Petero ngo najyeyo, kandi ngo baravuga ngo Petero ntatinde kujyayo, ntatinde. Ariko nawe nakubwira ngo niba hari imirimo myiza waba warakoze ufite, nakwifuriza ngo Yesu aze iwawe ntatinde, Yesu aze mu byawe ntatinde. Noneho ngo Petero aragenda, agezeyo ngo noneho ngo ajya muri cya cyumba cyo hejuru, ngo aheza abantu bose, arabaheza. Arangije ngo aragenda, ngo nuko Petero ngo ahindukirira intumbi, arayibwira ngo Tabita ngo arangije ngo arayibwira ngo haguruka. Arangije ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa. Ariko mbere yuko avuga ngo nahaguruke, abantu benshi bagiye ahantu Tabita yaraje bararira cyane, baribaza ngo ni ukubera iki Tabita apfuye, tuzambikwa nande, ninde uzatubohera imyenda, ninde uzongera kudufasha, ninde uzongera kuduhumuriza, ninde uzongera kutugira inama nk'uyu mukozi w'Imana Tabita. Ngo bararira cyane, ariko Petero nawe haleluya arangize ngo arabaheza, haravuga ngo ahindukirira intumbi, haravuga ngo Tabita haguruka. Tabita ngo arahaguruka, arangize ngo wamufata akaboko ari muzima, bishatse kuvuga ngo ntekereza ko iyi Imana yibutse imirimo yawe. Nibuka umukozi w'Imana ngo Hezekiya, ngo yarageze mu gihe cyo gutanga, Imana ituma y'umuhanuzi witwa Yesaya, iramubwira ngo genda ubwirire Hezekiya ategeka iby'inzu ye, kuko atazakira agiye gutanga. Ayo ni amahirwe akomeye kuba Imana yazi akubwira ngo iyeze ngiye kugucyura, ntabwo ariko bose bagira ayo mahirwe.
ariko ngo nuko Hezekiya akimara kubyumva ngo nuko arangiza arahindukira ngo areba ivure ahindura ingamba cyangwa se ahindura gahunda ngo areba ivure. Yibutsa Imana aravuga ngo wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe n'umutima utunganye. Imana wirangije ibona Yesaya ataragera mu murwa amubwira ngo subirayo. Imana ishimwe, subirayo mumbwire ngo numvise gutaka kwawe, numvise amarira yawe, kubaho kwawe nongeye imyaka 15. Bishatse kuvuga iki? Uyu Hezekiya Imana yibutse imirimo ye. Tukibaza ngo niba muri iyi minsi Imana ntekereza ijambo ryavuga ngo imirimo ya nyuma n'izahesha iya mbere agaciro. Ariko hari abantu dufite muri iyi minsi baretse imirimo, baretse ibyo bakoraga ndetse baravuga ntabwo tuzongera kubikora. Ariko iki ni cyo gihe cyo gukora, kuko imirimo ya nyuma n'igiye guhesha iya mbere agaciro. Uyu nguyu Tabita iyo atagira imirimo myiza ntabwo aba yarazutse, ntabwo aba yarasubiye kuba muzima. Ariko tukibaza ngo mbese weho mu bibazo byawe ufite, mu ntambaro uri kurwana, mu bibazo byakujengereje, mu makuba yose ufite, Imana urayibutsa iki? Hari ikintu wakwibutsa Imana waba warakoze? Hari ikintu wakwibutsa Imana waba warayikoreye? Hari abantu bajya bakora imirimo rero, noneho wenda umuntu akambika umuntu wenda akamuha nk'umwenda, noneho yahura bawambaye akabwira umuntu ati uzi ukuri mwenda n'igihe wawumuhaye. Ibyo ni zeru. Bibiliya irambwira ngo nukora ikintu akaboko k'iburyo ntigakora ikintu, ak'ibumoso ntikakabimenya. Bishatse kuvuga ngo dukwiriye gukora imirimo myiza ntitugerekeho amagambo, dukwiriye gukora imirimo myiza ntitugerekeho kubivuga, dukwiriye gukora imirimo myiza umwuka wera tuyoboye. Imana ishimwe. Ntabwo ari ngombwa ko niba umuntu agutakiye ngo nsengera nabuze iki ngiki, musengere. Niba ugishoboye gikora, niba utagishoboye se. Ariko si ngombwa ko muteza abantu mube ngo runaka akeneye ibi ikintu. Nanjye gukundira Imana ni inyangamugayo. Imana ni inyangamugayo, kandi nasanze menya neza ko sanga Imana igira ibanga. Ubu niba Imana nyibwiye ngo Mana nkeneye ikintu, naho Imana itakima, ntabwo iragenda ngo ibwire Clementine ngo berize na mwimiki. Oya, Imana irabiceceka, izagikora isaha yo kugikora igeze. Kandi noneho na Clementine nayibwira ngo Mana nkeneye iki ngiki, ntabwo Imana iraza ngo ibwire ngo beri nguzi ko Clementine yasambye iki nkaba ntakimuhaye. Oya, Imana izagikora kuko Imana ari inyebanga. Haleluya. Imana ni inyebanga kandi Imana igira uko ibigenza. Ariko ndakwifuriza ngo nawe ushaka uburyo wakora imirimo myiza uzibutsa Uwiteka. Mu bikomeye uzageramo uzibutsa Imana iki? Mu bikomeye uzageramo uzabwira Imana ko wakoze iki? Mu bikomeye uzageramo uzabwira Imana ko wambitse abantu bangahe? Ukabona umuntu wenda abayeho amavarisi y'imyenda arapanze, none aturanye n'umuntu w'umukene ntiyamuhamo n'umwenda n'umwe. Ariko Bibiliya irambwira ngo nta mugisha uri mu by'isi, ni umurama utumuka, byashira bikarangira. Ariko nakubwira ngo iga gukora imirimo myiza. Imana izura ibyawe byapfuye. Hari ibintu byapfuye Imana yazura, ariko irashingira kuki? Irashingira ku mirimo myiza. Birashoboka yuko wadepoje bikanga, ariko Imana nugira icyo uyibutsa, Imana irasubira mu madosiye, igenda ireba ivuge ngo uyu muntu kubera ko yadepoje bikanga, reka mucire inzira abona aho akora cyangwa abona icyo akora. Birashoboka yuko abana bawe ubwenge byanze, ariko niwibutsa Imana imirimo, Imana iragira icyo ibikoraho. Imana ishimwe. Turi kujamura ngo dushake tugire urwibutso ku Mana. Ariko Imana yibuka imirimo yawe, Imana yibuka imirimo yawe. Kandi ikindi, ntabwo Imana izaza ngo yibuke umuntu ngo yarasambanye ngira murenge, ntabwo Imana izibuka umuntu wibye ngira murenge, ntabwo Imana izibuka umuntu ujya kunywa inzoga buri munsi ngira murenge. Imana izibuka umuntu ukijijwe, ufite imirimo myiza. Iri jambo ry'Imana turi buganire kugira urwibutso ku Mana. Uyu Tabita yazuwe kubera ko yari afite urwibutso. Imana ishimwe. Turi kujamura ngo dushake tugire urwibutso ku Mana. Ariko Imana izaza ngo yibuke umuntu ngo yarasambanye ngira murenge, ntabwo Imana izibuka umuntu ujya kunywa inzoga buri munsi ngira murenge, ntabwo Imana izibuka umuntu ujya kunywa inzoga buri munsi ngira murenge. Imana izibuka umuntu ukijijwe, ufite imirimo myiza. Iri jambo ry'Imana turi buganire kugira urwibutso ku Mana. Uyu Tabita yazuwe kubera ko yari afite urwibutso.
nibuka umukozi umwe w'Imana Morodekayi ngo Hamani aramugambanira aravuga ngo ngiye kumwica ariko ngo nuko iryo joro umwami abura ibitotsi. urumva hari iki ni iki kiratuma Imana ibura ibitotsi, ni iki kitatuma umwami abura ibitotsi kubera ikibazo uhuye nacyo. Ibi ngibi birashingira ku mirimo yawe ufite, Imana iribuka. Ariko ngo umwami ngabuze ibitotsi ngahamagaza ibitabo by'ubucurabwenge ngo abisome, ngo arangize ngo ahinduranye impapuro ageze ku ipaje Morodekayi yamuburiyeho ubwo Bigitani na Teresi bashaka kumwica, marayika aramubwira ngo stop, soma iyo ngiyo ugezeho. Ariko asanga Morodekayi yaramuburiye kandi ngo ntashimwe nta n'icyubahiro nta no kumubwira ngo urakoze, nta n'ibyo bari baramubwiye. Ngo mbese uyu mugabo Morodekayi hari icyiza yaba yarahawe bamwitura ibyo. Ariko ngo abagaragu b'umwami baramubwira ngo nta kintu yahawe. Umwami arabaza ngo ninde uri mu rugo, kandi ngo Hamani yari azinduwe no kuvugana n'umwami ngo amanike Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Ariko ngo baravuga ngo Hamani niwe uri mu rugo, arangije aravuga ngo naze. Umwami aramubaza ngo Hamani we, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate, yakorerwa iki? Hamani ngo aratekereza aravuga mbese hari umuntu umwami yakunda kubaha kunduta? Yishyira hejuru yitaka ibyiza. Aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha baza n'ifarashi umwami agendaho ngo kandi ngo na yakanzu umwami ngo ajya yambara ngo bayimwambike, ngo niyo farashi bayishyira uwo muntu ngo bagende imbere mugo barangura ngo uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Ariko umwami ngo abyumvise abwira Hamani ngo huta wende iyo farashi. Imana ishimwe, wende iyo farashi ndetse n'iyo myambaro ubigenzereze utyo wa Muyuda. Ndafashije, ubigenzereze utyo wa Muyuda, wa wundi wicara hahandi, wa wundi unyura udanashuhuje, wa wundi ushaho nunamurebera, ubigenzereze utyo wa Muyuda wicara ku irembo ry'ibwami. Arangize ngo nuko aragenda, amaze kugera aho ngaho ngo ahamagara Morodekayi, aramuhamagara. Amaze kumuhamagara Morodekayi ngo hari byanze birarangiye, ariko ngabona azanye ifarashi, aramubwira ngo amaze kumwambika imyambaro uyu mwami, aramubwira ngo urira ahangaha. Imana ishimwe. Arangize we ngafata mikoro amuzengura, ni nk'uko umuntu yafata mikoro akakuzengurutsa uyu murwa wose wa Kigali. Ariko bana we, Imana ishimwe, hari abantu Imana izatambagiza kubera ko yibutse imirimo. Hari abantu Imana izatambagiza. Arangize ngamutambagiza uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kuba. Yagera ahantu hari abantu benshi asaraye, Hamani ati Morodekayi vuga cyane na bariya babyumve. Yari yabonye ijambo. Haleluya. Yari yabonye ijambo uko Imana Data wa twese yari imuhaye icyo kuvuga. Ariko yibutse akantu gato gusa, kubwira umwami ngo hunga kuko bakugambaniye, nta n'igihumbi muhaye, nta n'ikintu amuguriye. Imana ijya yibuka imirimo. Ariko weho urumva uributse iki? Uributse Imana iki wayikoreye? Iri jambo tugiye gusenga, uributse iki wakoreye Imana? Urayibutse iki? Ese mu burwayi ufite urayibutse iki ngizi kurengera? Mu madeni yawe uributse Imana iki ngizi kwishyurira? Mu bukode bwawe uributse Imana iki ngo izi kubakire nawe ahantu utekanye nk'abandi bose? Ese mu ntambaro uri kurwana uributse Imana iki? Oya, uributse Imana iki? Uributse Imana iki? Imana yibuka imirimo. Nibyo jambo twize, kugira urwibutso ku Mana. Tugiye gusenga Imana. Hari abantu bagoswe n'intambara zitandukanye, hari abantu bafite ibibazo byinshi byabacanze, hari abantu nabonye hari ibintu Imana ikora, hari ibintu amafaranga adashobora gukemura. Uku ni ukuri kw'Imana. Hari ibintu amafaranga adashobora gukemura. Amafaranga ntashobora kuguha amahoro yo mu rugo, ntabwo byakunda.
hari abantu bafite ubutunzi bukomeye ariko amahoro mu ngo zabo yarabuze. Uributsa Imana iki ngo Imana izitanga amahoro? Uributsa Imana iki ngo ize yubaka urugo rwawe? Uributsa Imana iki ngo Imana izi guhera abantu ubwenge? Uributsa Imana iki? Uributsa Imana iki? Uributsa Imana iki? Ariko tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Uyibwire ngo nanjye ndumva ashaka ko hari ikintu wanyibukiraho nk'uko wazuye Tabita. Ndumva ko hari ikintu wanyibukiraho nk'uko watambagije Morodekayi. Ndumva ko hari ikintu wanyibukiraho nk'uko wongereye Hezekiya imyaka yo kubaho. Tugiye gusenga Imana. Ariko wowe ukurikiranye iki kiganiro mu Ruhahero TV, ugitekerezeho ndetse ubisangize n'inshuti zawe zaba ziri mu bibazo bitandukanye, kuko ntekereza ko umuntu wese, iyo umuntu yumvishe ijambo Imana ivuze, umutima we uracya akumva hari iyindi ntera agezemo, hari iyindi ntera. Ubu ngiye mubwira ibintu byose Imana yankoreye, ngiye mu buzima ntarajya gusenga, numvaga nirwaga ndakaye ahantu hose nkaba ntagira guseka, ariko Imana imaze kunyuza umwuka we. Niba hari umuntu worora imitwenge ni Berize. Ngewe numva nseka, numva nshima Imana yishimira ibyo yankoreye. Ariko nawe ushobora gutekereza ibintu byinshi rero ukibaza ngo ni gute Imana yigisha kwandika umuntu utareba, ikamwigisha kwandika? Ni gute Imana ituma umuntu we akamenya ibara ry'imyenda wambaye atareba? Ni gute Imana ibasha gukora ibintu umuntu akaba kukineka ibiryo mwasuka amavuta kukinabisuka hasi? Ariko ibi ni imirimo y'Imana, ni imirimo y'Imana. Wakwibaza ibintu byinshi rero ku buzima Imana ibaye ikizemo, ukibaza ibintu byinshi ku mibereho mbayeho, ukibaza ibintu byinshi cyane. Ariko numva nshimye Imana, tugiye gusenga Imana rero. Ntekereza ko hari abantu wenda benshi cyane bajya bakunda kubaza ibibazo, cyangwa se umuntu akaba yakubwira ati nsengera ku kibazo iki n'iki, kugira inama bitandukanye. Ariko nagutangariza ngo Imana irakora. Tugiye gusenga Imana rero. Birashoboka yuko wenda hari abo bashaka kumaza ibibazo, ariko ndabasigira nimero mwazajya munshakiraho tugasengana Imana, cyangwa se hari ibindi wambaza nta kibazo. Ariko tugiye gusenga Imana. Iri jambo nibyo mba tugiye kuganiraho, ariko nawe ugire ibyiringiro mu mutima wawe, wibutse Imana ibyo wayikoreye, wibutse Imana. Nibyo jambo twaganiragaho. Tugiye gusenga Imana rero. Ninagize ndabaha nimero ya telefone. Murakoze cyane. Mwaganiraga n'uwitwa Mushimiyimana Berize. Imana yacu, turagushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe, turagushimira gukora kwawe, turagushimira kunesha kwawe. Haleluya. Turakunezerewe, namenye neza ko ujya urengera umuntu ari ntacyo umuciyeho. Iri jambo ryo kugira imirimo yo kukwibutsa ni ijambo rikomeye. Sabiye bumvise ikiganiro bose, mbasabiye kuzura umwuka wera. Ubundi umuntu ntabwo yakora imirimo myiza adafite umwuka wera. Haleluya. Ntabwo umuntu yakora imirimo myiza adashorewe n'umwuka wera. Ariko ni inginzi Imana ikora kugira ngo imanuke igenderere abantu bose. The people of the stance of Draya, igenderere abantu bose bumvise iri jambo, ibashe kubagirira neza, ibashe kubabera byose. Kandi Uwiteka, sengera afite amadeni kugira ngo ubishyurire. Haleluya. No fapipriji ni stando eniraya, nuwagirire neza. Kandi leta pope lesisi edrome manda shopedie si edraye, ubarengere cyane. Dusengeye bari mu bukode, bari gusorwa mu mazu yabo, turabinjinjira Imana. So many glory. Turasisini fodline gebi, turabasabiye ngo nubaha amazu yo kubamo. Kandi dusengeye abadafite ibyo kurya data twese. Les sensini grove, les stans
sijaya, ubagirire neza mama ni fodra yedi sheprisi sidiye ni fodi glory. Turabingingira Imana kugira ngo ubagaburire Yesu, ubagaburire kuko uri data wa twese. Dusengera afite ingo ziri gusenyuka, ubagirire neza kandi lesisobe le patrici ni godi dransene de fodi shisias my god raya. Mana babere byose kuko uri data wa twese mwiza. Uyu mwanya rero mushimiye ko hari abantu ugiye kwiyereka mu gihe badatekereza, kandi hari abantu ugiye gutungura mu gihe batazi, hari abantu ugiye kwigaragariza mu gihe abantu babataye, hari abantu ugiye kwiyereka mu gicuku cya nyuma. Imana ishimwe. Hari abantu ugiye kwiyereka ukabaha amazu yabo, hari abantu ugiye kwiyereka ukabishyurira amadeni, ukabarinda cyamunara. Imana ishimwe. Tubwira ko hari abantu ugiye kwiyereka ukabakemura ibibazo bitandukanye, kandi ndumva ubwira ko hari abantu ugiye kurwanya intambara zitandukanye. Imana ishimwe. Kandi ndumvira ko hari abantu ugiye kurengera abantu badahari. Turagushimiye Yesu, turagushimiye. Iyo uje kuturengera unyura ku banzi bacu wicecekeye, ariko wagera kuri twe ukivuga ibigwi. Ibi ndabigushimiye rero kugiye kwiyerekana kandi ugakora igishya. Urakoze Yesu, ndagushimiye kuko wumvise gusenga kwacu, kandi ngushimiye ko wiyerekanye, ngushimiye ko umuntu wese uri kumva ikiganiro hari imbaraga agiye kwambara, hari ukundi kuntu agiye guhinduka. Urakoze Kristo kubyumvise kandi ko ubikora. Byatsi Imana mu izina rya Yesu, amen. Banshaka rero MTN yanjye ni 0780 45 29 41 0780 45 29 41. Tigo Airtel 0722 3 22 515 0722 3 22 515. Murakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Bakunze Uruhare TV rero ngira ngo mwabyumvise, nta kintu narenzaho, byose mwabyiyumviye. Icyo nabasabaga ni ukugira ngo musangize iki kiganiro inshuti zanyu, mugisangize n'abandi kugira ngo bigere kuri benshi, bagende biyungukira byinshi, bagende biyungukira ibintu byabafasha mu buzima, ibintu byabakomeza muri uru rugendo rutoroshye, ibintu byazatuma babona ubugingo buhoraho. Agira ngo mbibutse rero utari yakora subscribe ayikore, ubundi abisangize n'abandi, ubundi wumva byishimiye ajya akora kuri like, byerekana ko yishimiye ibiganiro byacu. Ikindi nababwira rero navuga ngo Uwiteka abahaze ibyiza, Uwiteka abahe Mwuka Wera wo kubayobora, Uwiteka abahe gukora imirimo azajya abibukiraho, kugira ngo nimugera mu kibazo mujye mubasha kumwibutsa imirimo mwakoze. Turabakunda rero, naho ubutaha.